Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Fata agapapuro n'agakaramu dukosorane kino kizamini kimaze gukorwa. Ushaka kode cyangwa kwiga twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwitoza gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, ujya kuri Google ukandikamo ngo www.ibiziga.rw ukagera ku rubuga ruragufasha kwitoza gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, cyangwa ujye muri komenti ya mbere harimo link yakugeza kuri urwo rubuga. Ndakeka ko maze gufata agapapuro rero, ndakeka ko maze gufata agakaramu, ndizera ko maze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa kivuga, icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri. A, aho imihanda ihurira. B, inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A aho imihanda ihurira na B inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kivuga ngo ifungana ry'umuhanda. Kubera ko umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu fungana ry'umuhanda. Ubyita rero ko ari ifungana ry'umuhanda. Iyo ari uruhande rw'iburyo gusa rwateje ifungana ry'umuhanda, babyita ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Rwaba ari uruhande rw'ibumoso bakabita ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Rero hano impande zombi zagize uruhare mu fungana ry'umuhanda, tuzabyita ko ari ifungana ry'umuhanda. Hano rero nta fungana ry'umuhanda ryarimo, niyo mpamvu duhisemo igisubizo cy'ukuri ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko nibura ukakikojeje mu kizamini wakora mu kanya, none wavuze ngo ifungana ry'umuhanda wahita ugikora kuko mba mbikubwiye hakiri kare. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura ibi bikurikira. Gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A, birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga. B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga no gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Ese ninde uratambuka mbere? Ni wowe cyangwa n'abandi bari kuza bagusanga? Hano haratambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka aho wowe uri kujya. Uri kujya imbere kubera ko iyo turi kugendera mu muhanda tugendera mu ruhande rw'iburyo. Uri kujya imbere, haratambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka imbere aho wowe uri kujya. Ubwo bivuze ko uraha inzira ibinyabiziga biri kuza bigusanga. Turebeye kwa bino birango, uri mu mutuku kandi uri kujya imbere, bivuze ko weho uratanga inzira ukareka bari abari mu mukara bari kuza bagusanga akaba ari bo batambuka mbere. Ndakeka ko waramuzamo B, ndizera ko waramuze kuyandika ku papuro. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo video narabibakoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Subiraho uyirebe kugira ngo ikibazo cyose cyerekeye ku byapa cyere kujya kikugora. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Bibereyeho kumenyesha umugenzi ki? A, ko hari icyago. B, icyago kidasobanuye ukundi. C, imiterere y'icyago kitunguranye
mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Mbibutsa ko tariki 24 z'ukwa 12 kode baraba bazifunze z'uyu mwaka. Ni ingenzi ko watwandikira cyangwa uduhamagara ni kuri 0789551626 tukagufasha kubona kode mu gihe gito, zaba izo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se uruhushya rw'agateganyo. Turangiza umwaka dufite ibyangombwa. Ukeneye ko tukwigisha turakwigisha aho waba urose mu gihugu, bwaba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Ndakeka ko hano iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kinini ko hari icyago. Ibyapa biburira bimenyere kumenyesha umugenzi ko hari icyago, haba wenda hari umuyaga w'intambike bakakuburira hakiri kare ko hari uwo muyaga w'intambike, haba hari akazamuko gashinze cyane bakabikubwira hakiri kare, haba hari utubuye dutaruka bakabikubwira hakiri kare, haba hari ikoni iburyo cyangwa se uruhererekane rw'amakoni bakabikuburira hakiri kare. Rero biriya byapa biburira birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago, bakabikubwira hakiri kare kugira ngo uhagere warushijeho kwitegura, ahasigaye ntibikubangamire. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha. Ese ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha iki? Biriya biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iyo video narayikoze y'ibyapa nyongera, ubonye utari kuyibona nyandikira kuri WhatsApp, nimero mba nazibahaye 0789531626. Iyo video yiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Ibitegetswe byihariye gusa. B, ubugerure cyangwa amarengategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo ibyapa nyongera bikaba bishobora kumenyesha ibitegetswe byihariye gusa n'ubugerure cyangwa amarengategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. We hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kinini. B, ubugerure cyangwa amarengategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Ibyo byapa nyongera video narayikoze, so kuri YouTube channel yanyu uyirebe kugira ngo ibyapa nyongera byere kujya bikugora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugera uduhanagura kirahuri tungahe? Kwa kundi ubona imvura iguye kubona hari utuntu turi guhanagura ikirahuri. Ese ikinyabiziga nibura kiba gitegetswe kugira tungahe? A, 2, B, 3, C, 1, D na iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kinini. C, nibura kiba gitegetswe kugira udahanagura kirahuri kamwe. Hari icyo uzabona gifite 2, hari icyo uzabona gifite 3, hari icyo uzabona gifite 4, ariko nibura kiba gitegetswe kuba gifite kamwe. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Ese amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe abashobora kuzimwa mu bihe bihe? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. B, ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C, yari mu nsisiro. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Amatara maremare y'ikinyabiziga bagomba kuzimwa mu bihe bihe. Hano iso cy'ukuri nta kinini. B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga, uzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe kugira ngo ayo matara maremare adahuma umuyobozi w'ikinyabiziga uza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago byo kugonga. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda. Waba ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga ukazimya amatara maremare
ikinyabiziga cyawe. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika urupapuro. Tukimara kubona ko hari abantu bashobora gutsindwa atari uko batazi ibintu, ahubwo ari uko igihe cyababanye ikibazo ugasanga igihe kiragufashe, twabazaniye urubuga aho ushobora kujya ukihugura gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi. Jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw cyangwa ujye muri comment ya mbere, ni link yakugeza kuri urwo rubuga. Witegure wihugure, nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera? Ese ni ubuhe bwoko bwa feri? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe: A, feri y'urugendo; B, feri yo gutabara; C, feri yo guhagarara umwanya munini mu gihe kuri direct tuvuga ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri ucyandike wa papuro kugira ngo uze kura amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika wa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi A, feri y'urugendo. Feri y'urugendo niyo ituma imodoka yahagarara ku buryo bwizewe nyabwo kandi bubangutse, yaba igeze ahacuramye cyangwa se yaba igeze ahaterera. Feri yo gutabarira ni yindi ikoreshwa mu gihe feri idakora neza. Feri yo guhagarara umwanya munini ni yindi ituma ibyuma bikomeza gufata bigakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo, niyo ubuyobozi yaba atari mu kinyabiziga. Iyo niyo bita feri yo guhagarara umwanya munini, kubera ko iyo umuyobozi atari mu kinyabiziga kiba gihagaze, harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Nibyo bibazo bitatu babazaho, ndizera ko icyo bazakubaza cyose uzahita ugikora, kubera ko mbabivuze hakiri kare kugira ngo uzagerweho mu kizamini cyawe ubifiteho amakuru. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenzera rimwe kilometero 20 mu saha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buhe buryo? A, agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda; B, ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rishije; C, icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande mu gihe kuri direct kugira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri ucyandike wa papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Icyakagombye kuba iso cy'ukuri ni ikihe? Nuko bakoresha icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Ubundi igisubizo cy'ukuri cyakagombye kuba iyi C, ariko hari abavuze santimetero 20 kandi zakagombye kuba ari santimetero 30 kuri buri ruhande. Ndakeka ko nuramuka ugiye mu kizamini urakora mu kanya bakaba bavuze ngo icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande, urahita uhitamo icyo ngicyo, nicyo kiraba ari ikiso cya nyacyo, uhita ucyandika ku papuro uhita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni nube buremere? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A, toni 20; B, toni 16; C, toni 12 mu gihe kuri direct tugira ngo toni 10. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. None uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ko bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni ubuhe? Tegereze neza. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, toni 12. Noneho kino kibazo barongera bakakibaza neza kimeze gutya, bakakubwira ngo uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu. Bacyongeraho ngo cyangwa irenga hatarimo makuzungu, uzahita uvuga ko ari toni 16. Nibagarukira hano ngo bifatanye bifite imitambiko 3,
ni toni 12 ni nacyo twahisemo hano. Ndizera ko nikiramuka kije mu kisame urakora mu kanya wongeye ako kantu right ugikora kubera ko mbabikubwiye hakiri kare. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri muri kikure niyo modoka bishobora kugira itara rituma uyoza yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho. Iyo tara rifite amabara akurikira kugira ngo werekane ko wabonye ikimenyetso cyo witegura kukunyuraho cyangwa se witegura kugudepasa. Ukoresha itara. Ese iryo tara riba rifite amabara asati? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A umuhondo, B icyatsi kibisi, C umweru, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo umutuku. Hano urabona icyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko icyo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Icyo cyukuri nta kindi ni B icyatsi kibisi. Icyatsi kibisi niryo tara ukoresha kugira ngo werekane ko wabonye ikimenyetso cyo witegura kukunyuraho. Umeze w'ikinyabiziga guturutse inyuma agutereye urumuri rw'amatara maremare akwereka ko ashaka kukunyuraho. Kugira ngo umwereke ko wabibonye ukoresha itara ry'icyatsi kibisi. Bashobora no kukubaza si iryo tara rishyirwa hehe ku kinyabiziga? Rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Nicyo ni ikibazo babaza bakakubaza ngo iryo tara rishyirwa ahagana he? Uzamenye ko ari inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Bakubaza ukuntu risa uzavuge ko ari icyatsi kibisi. Ndizera ko waramusamo B. Ndizera ko waramuswe yandika ku papuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo niye myifatire myiza wagira ugeze aho abana bari hafi y'inzira nyabagendwa. Ugeze hafi y'inzira nyabagendwa ukasanga abana bari kuhaganirira. Ese niye myifatire myiza wagira nk'uyobozi w'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A itonde witegereze, niba ngombwa ubabure unanitegura kuba wahagarara. B ihute urenge aho abo bana bari. C komeza ugome ku muvuduko munini, mu gihe kuri D tubwira ngo komeza ugendere ku ruhande rw'iburyo. Hano urabona icyo kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Icyo cyukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni A itonde witegereze, niba ngombwa ubaburire unitegura kuba wahagarara. Mu gihe usanze hari abana bari kuganira hafi y'inzira nyabagendwa uritonda ukitegereza, niba ngombwa ubaburire ushobora kuvuza nk'ihoni unitegura kuba wahagarara kubera ko n'abana ashobora kwikura mu muhanda akaba yaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda. Mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa ameze atya namaze kuyakorera iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Subiraho uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku mashusho byere kujya bikugora, cyangwa unyandikire kuri WhatsApp ni kuri 0789351626. Iyo video nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Ukeneye kode cyangwa kwiga twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo, dore kode barazifunga tariki 24 z'ukwa 12 dusoza umwaka dufite ibyangombwa kugira ngo twemererwe gutwara. Ukeneye kwigura gukoresha iminota 20 jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw ugere ku rubuga ruragufasha kwihugura, cyangwa ujye muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga. Ukeneye kwiga turakwigisha, waba ukeneye kwiga mudasobwa cyangwa se amategeko y'umuhanda ukajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. 0789351626. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga adakora yakora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze hara kuri feruje aho ibinyabiziga biri kuyoborwa n'amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, ugasanga bira bimenyetso bimurika byapfuye. Ese ushobora kwitwara ute? Ushobora gukora iki? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. Guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. B gutwara neza nta gutinda mu isangano. C guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga bituruka iburyo bwawe, mu gihe kuri direct kugira ngo gucana amatara yose ndanga cyerekezo ugakomeza.
hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku rupapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, guca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Uca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, kubera ko ibimenyetso bimurika biba byapfuye. Witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kubera ko hari ahantu hari biriya bimenyetso bimurika, akenshi hakunda kuba hahuriye imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye. Rero ukitondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga uhasanze muhahuriye. Ndakeka ko waramusemo A, ndizera ko waramutse ukandika ku rupapuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ukurikiye watangiye kukunyuraho, hari umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma yatangiye kukudepasa. A, ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. B, ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga. C, ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku rupapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Mu gihe batangiye kukudepasa, wowe ntabwo uba wemerewe kudepasa, kubera ko niba yatangiye kukunyuraho, kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ari ibumoso bwawe. Rero nawe utangiye kunyuranaho, waba uri kumusanga ibumoso ugiye kumugongerayo. Rero mu gihe batangiye kukunyuraho, ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Ndizera ko waramusemo A, ndizera ko waramutse ukandika ku rupapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ikinyabiziga imbere yawe kiragenda buhoro, imbere yawe umuhanda nta kibazo kunyuranaho, ugomba uri kugenda, hari ikinyabiziga kikuri imbere ariko kiri kugenda gahoro kandi uri kubona imbere nta kibazo gihari kunyuranaho. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba gukora iki? A, kukinyuraho bikorewe ibumoso. B, kukinyuraho bikorewe iburyo. C, kukinyuraho ukoresheje uruhande urwo ari rwo rwose, rwaba urw'iburyo cyangwa se urw'ibumoso. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku rupapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kunyuranaho bikorewe ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko iyo bakubwiye ngo igihe cyose ni ibumoso, uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko birashoboka ko ushobora kunyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezeho, bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho ari kujyamo, cyangwa se bitewe nawe icyerekezo uri kujyamo. Rero mu gihe ikinyabiziga cyawe kiri kugenda gahoro imbere yawe kandi ukabona mu muhanda nta kibazo gihari, ukinyuraho bikorewe ibumoso. Ndakeka ko waramusemo A, ndizera ko waramutse ukandika ku rupapuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntiyahora yaka, aba ashobora kuzimwa mu bihe bihe. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. Ayo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. B, iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, kiretse umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. C, ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku rupapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uba ushobora kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Wabona muri metero 200 haba hakiri ku manywa, ushaka kuyazimya. Cyangwa iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, kiretse umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye cyane azimya vuba vuba amatara maremare. Mu gihe mubibona umuyobozi w'ikinyabiziga yaba ashaka kunyuraho
agahita acana amatara maremare ayatsa yazimya mujya mubibona. Ndakeka ko rero waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika urupapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, umuyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Umuyobozi aba agomba kwitwara ute? Umuyobozi aba agomba gukora iki? A. Gushaka umuherekeza. B. Gukurura ikinyabiziga cye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B. Gukurura ikinyabiziga cye. Ntuzajye ugira ngo iyo bavuze ibinyabiziga bari kuvuga imodoka gusa, bari kuvuga amapikipiki gusa. Na turiya tunyabiziga tuba turi mu masupamaketi natwo bari kutuvuga. Ushobora gushyiraho ibicuruzwa bigatuma utareba imbere neza. Ushobora kujya imbere rero ugagakurura. Ndakeka ko waramutamo B. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikura, ariko komeza witoze gukoresha igihe neza uciye ku rubuga twabazaniye www.ibiziga.rw cyangwa ujye muri komenti ya mbere harimo link yakugeza kuri urwo rubuga. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Kiba gishobora kugaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A. Itara ritukura cyangwa akagarurumuri k'umutuku ku manywa. B. Agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. C. Itara ry'umuhondo cyangwa akagarurumuri k'umuhondo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramutamo D. Ndizera ko utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora, kubera ko ibibazo biragaruka. Wakoze kino kizamini kimwe umaze gukora, wagerwa mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9, ibibazo 10 biragarutse byo muri iki kizamini kimwe umaze gukosora. Kandi subscribe rero kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Aho ushobora kugera ku bihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A. Metero 2 n'ibice 50. B. Metero 2 n'ibice 75. C. Metero 3. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Bibutsa ko kino kibazo wajya bakibaza neza kimeze gutya, ariko bakagihindura bakavuga ngo A. Santimetero 250. B. Santimetero 275. C. Santimetero 300. Ntibizakugore, ikintu bazaba bakoze no guhindura ingero. Ndakeka ko hano igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Metero 2 n'ibice 75. Utari wahisemo rero B, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uremere ntarengwa ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni cyangwa irenga hatarimo makuzungu, nuwe buremere? Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibengana n'ibiro 1000. A. Toni 10. B. Toni 12. C. Toni 15. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko
icyakagombye ku cyanya cyo aba ari toni 16. Ubwo nucya mu kizami bakakikoza gutya haza ngo kwa uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni ubuhe, uzavuge ko ari toni 16. Hano hari ahantu ubonye handitse ngo toni 16, oya niyo mpamvu turahitamo ko nta izo cy'ukuri kirimo, ariko nkaba mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo bifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizamini cy'uyu munsi, kirabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, ni imodoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, buriya zigenda ziri kwiceka. Ese iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko wazo ntarengwa mu isaha aba ari uwuhe? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe: A kilometero 70 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 25 mu isaha, mu gihe kuri direct tuvuga ngo kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyo rikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C kilometero 25 mu isaha. Kwa bino binyabiziga bidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko byakozwe. Ukibuka ko atari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri aba ari kilometero 50. Ukibuka ko kwa zira modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu isaha. Ukibuka ko ku mavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu isaha. Kwa zino modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu isaha. Ndizera ko waramusamo se, ndizera ko waramusikaniye ku papuro, ndizera ko kino kizamini dukosoranye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbakiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizamini. Ukeneye kode cyangwa kwiga twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 16 tubwira ko ari ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gito aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga utubwira amasaha ubona aboneka ku munsi akunokiye, nubwo uduha saa 6 z'ijoro turaboneka twakwigisha, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwihugura gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw kugira ngo wihugure gukoresha igihe neza, cyangwa se ujye muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga. Ibibazo biri gukunda kugaruka, ni ingenzi ko wajya urabonera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Kanda subscribe rero aho hasi kugira ngo nijya yishyiraho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ukeneye kwiga mudasobwa turaza tukayikwigisha uri mu mujyi wa Kigali, ukajya mu kizamini mudasobwa itakubera imbogamizi kugira ngo nugerwa uzakorera rimwe uhite utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.